bro ngo akimara gutanga ibyo bimenyetso bikimara kuboneka RIB yateguye imodoka yo kujya gushaka Jihad Goma. Ko Jihad yari Goma. Muri cya gihe ndabyibuka igihe bajyagayo. Jihad yari Goma, bambwira ko imodoka yari iriho abaribu bambaye amakabutura ya poshi bombe. Urimo kunyumva? Yafashe umuhanda werekera Goma. Urimo kunyumva? Ariko ngo bafite kamera scanning imodoka zose bahuye ku buryo agasura ka Jihad ngo bari guhura n'imodoka ivuye Goma ngo bigahita bijya ngo jwijwi ngo noneho ngo bagira mistake basanga Jihad yinje muri Nyirangarama imodoka yari biratambutse abaribo bageze Goma Jihad ageze i Kigali. Urimo kunyumva? Turi kumwe? Babaje ku mupaka Jihad yasimbutse igipangu nka Sabe. Ndirimba Jihad so no nawe kumufata byabanje kugorana. Wowe ki yasimbutse igipangu nka Sabe. Ariko noneho Jihad kubera ari mu bugufi kandi abyibushye urukumva ntabwo yarashoboye. Ababaye gusimbuka. Buriya umunsi uzabya operation yo gufata Jihad buziruka. Yasimbutse se bageze mu rugo iwe? Wowe ki ariko ni muzima. Yasimbutse nyine bageze iwe. Nukuvuga ngo operation yo gufata na Jihad ukuntu yari yitwa Bimana Population. Bimana Population niko yitwa. Seriye kwambira ukuri nukuvuga ngo nguko uko Jihad yafashwe. Jihad yafashwe hari ibimenyetso kugira ngo ibimenyetso ariko ibyo bimenyetso wabitanze muri kumumva umuntu wari umurwayi wanze kumutubwira nuko na agent watubwiye ko ari agent ya Yamana ni mwiruka ndamubabwira nuko namwibagiwe ariko ndaza kumwiruka. Urukumva nuko situation urukumva ko noneho wibaze tugaruke gato ko miniki wumvishe ibyaha hano hakaba harimo mu bintu bigaruka kuri Jihad ni izina ry'Imana. Njewe Jihad naramwihamagariye ndamubwira nti bro ikirego cyamaze kugera mu nkiko urabizi arambwira ati ndabizi. Ikirego muri birego byose ikirego cyakomeje kuzengereza aba bantu Brian na Jihad ni ikirego cya Fiona cyanze kuva mu nkiko anytime kizasomwa cy'uyu Murundi bivugwa ko ntabwo tubizi ntabwo tubihamya ko yishyuye amafaranga kugira ngo baharabike inde Fiona uburakari buramwica akoresha imbaraga z'umurengera aravuga ati aba bantu nzajyana nabo mu nkiko mpaka sizo tukubyumvikana. Buriya eregana kuvuga ku muntu ujye mujya kubanza muri muntu mugiye kuvugaho nka Fiona jewe Fiona nari nzu wari we urimo kunyumva ngiye nka Fiona uyu Fiona urimo kunyumva muramuzi Fiona wa Marino utwinyamirambo bigeze kuza Jihad bakazana amavideo bakazana ama voice note y'umukozi yuko umwana afite atari wa Marino DJ Marino murabyibuka iyo nkuko nayikoze umwanya muremure murabyibuka none bigute umara kumenya ko umwana atari wa Marino urimo kunyumva warangiza ugashaka kwataka nyina utazi nyina utazi se w'umwana usanze ari president utazi ari generali. Ngiye nkimara kumenya ayo makuru urimo kunyumva amenya ko umwana atari wa Marino hari undi muntu uri gukekwa ko ari we se urimo kunyumva. Naravuze ati mbere yuko mvuga kuri Fiona manze menye uwo babyaranye ninsanga ari umunyamakuru turaguruka urimo kunyumva. Nkimara kumenya uwabyaranye na Fiona uwo bari kuvuga bari gukeka nahise ntangira gucinya inkoro ntangira kuvuganira Fiona. Niho abantu bamisinga point kuko njyewe uwo muntu nagerageje kuvugana nawe uyu muntu yaravuze ngo byanga bikunda muzahanwa mu buzima mujye mureka guhubuka. So iyi kese
n'izina ry'Imana ni kubugira gatatu numvishe Murangira ayivugaho. Iyi ni case ivuzweho imaze kuvugwa inshuro nyinshi, bivuze ngo iyi case yanze kurekurwa, hananiwe kuganira, ibiganiro na Fiona byaranze.